agushiriye neza uzi ko wagira ngo urakana k'imyaka 12 cyangwa mbese akana k'imyaka 5 kamwe kagifite uruhu rutoshye agushiriye nawe urambeshya oya ntabwo nkubeshya pe uri mwiza no kuri sinkubeshya noneho ndimo ndagukoraho murakora no kuri inota yawe urumva afite umunezero udasanzwe w'imfura yanjye igiye kuza sheshe ntabwo wumvishe ukuntu ugiye mbabaye ubabuzwa n'iki se sheshe n'undi randemerera cyane sinzi harota mbyaye ngiye marumva nakomeza nkayikorakoraho mbese nkanaririmbira n'akana kanjye karimo ahubwo sheri nyibutse enjo muganga yatubwiye yuko tuzasubirayo ryari gushira nawe ugira amatsiko ntuskatubwiye ko tuzasubira nyuma y'icyumweru kimwe iki ngiki wow ni vuba ni vuba cyane ahubwo sheri uko nabonye imyenda y'umwana ni mike buriya nta kuntu twayongera umura sheri nta kibazo kirimo pe imyenda y'umwana tuzayigura kandi ihagije ku buryo umwana wacu azabona imyenda myinshi kandi myiza yo kwambara umura rwose ibyo ngibyo ntibiguhangayikishe ko nta kabazo kari tuto cyane ihangane gatoya nitabamo umuntu alo oui ni byiza muri bande ko tutabamenye oya ntabwo twarimenye ahubwo bibaye byiza mwatwibwiye Aneti okay sheri wakwihangana gatoya nk'amazamukisha Aneti hano bite byawe kumeze neza nese wavuye muri Kenya ryari navuye ku wa gatanu wa kino cyumweru okay kikoze ndishimye cyane okay ani ndacyari mu kazi wareka nkaza kuza kuguhamagara karangiye sawa turaza kongera Aneti ndishimye cyane kongera kubona iruhande rwanjye kuba ntugiye kubonana nawe ukuri abadapfuye barongera bakabona Edi cyakora nawe ntabwo nari nzi ko tuzongera kubonana cyane ko najya aho mwari mutuye nkasanga mwarimutse shakisha nimero zawe ndazibura gira imana izihabwa na wa musekirite wo kuri kakari twakunda gusohokeraho cyakoze ku cyumweru bitinze kugera nzahita njya gutanga ituro ry'ishimwe kubera igihe mbaye akasedura cyasisa nkajya neza ko nzasanga warahindutse ahubwo ngubu ikibazo mfite Aneti uracyakunda nka kera cyangwa aho wageze waragiye uhasanga abandi Edi ngiye kunda nanjye ntabwo mba nicaye hano cyane ko mbizi neza yuko nta ruhare wigeze ugiramo kugira ngo mbe ndi kumwe nawe rero njyewe ndacyakunda n'umutima wanjye wose
Aneti, nanjye ndagukunda kandi cyane. nta nubwo nigeze musimbuza. Cheers. Aneti, uracyankunda nka kera cyangwa aho wageze waragiye uhasanga abandi? Edi, ntabwo ukunda nanjye ntabwo mba nicaye hano. Cyane ko mbizi neza yuko nta ruhare wigeze ugiramo kugira ngo mbe ndi kumwe nawe. Rero njyewe ndacyakunda n'umutima wanjye wose. Mana koko ubu ndabigenza nte? Aneti aracyankunda kandi nanjye ndacyamukunda, ndetse ndumva byanarusheje kurusha kera. Anje nawe agiye kubyara. Aneti aramutse amenye ko mfite umugore n'umwana, sinaba nkibanye nawe. Ngomba gukora uko nshoboye Aneti ntazamenye ko mfite umuryango, kuko Aneti aramutse abimenye sinaba nkimubonye kandi ndamukunda cyane. Ubwiza bwe, ongera kumbaza. Ariko Edi, ko nsigaye mbona warahindutse cyane, iki cyabiguteye? Yego ye, ubu narahindutse ntese mugore mwiza. Edi, ni ukuri warahindutse cyane. Uzi ko usigaye umeze nk'ikirere. Ikirere cy'umwanya muto cyari gifite izuba, undi mwanya ukajya kubona imvura iraguye. Nako wowe nsigaye mbona urenze n'ikirere. Umva rero nkubwire, ukomeje kunzanaho ubwo bugambo nakwereka ntunkagishe yuko utwite. Urumva? Ariko Edi, kuva nabana nawe ntabwo wajya gutaha ijoro, ariko ubu ngubu ntutinya no gutaha saa 7 z'ijoro. Ubu kuko urabona nzayivamo ntwite. Ugira Imana ahubwo sindarayo. Urya iki? Urya iki? Ubu uraho urya iki? Banagiye gushaka ibyo urya. Umva mubwire, nkomeje kugumana nawe nakwiriye turuva naguhondaguye.
mani ubu koko Eda ahinduwe n'iki mu kanya kangana gutya? Sheri, kuva twakongera kubonana urukundo rwanjye rwikubye inshuro nyinshi pe. ni byose Ni ukuri pe, nsigaye numva nkukunze uko buryo udashobora kubyumva. zibaye 6:30. idashobora kuba yarize ingeso mbi yo kujya mu bagore. none se ko atanywa inzoga ngo yaba ari mu kabari izi saha, kandi nanone akaba ataba ari ku kazi, uba ari hehe koko? aha, ako se sheri kamubaza ikibazo kimwe kandi umbaye nawe umubwiza ukuri. Ndakubwiza ukuri kwanjye kose. uyu myaka ine yose yuko iyo abantu batindanye cyane bagira ngo bagatandukana, niyo mpamvu rero tugomba guhita dukora ubu tukabana. Yes, Sheri, ibyo ni byo pe. Ibyo rwose. ariko sheri izo saa koko uba uri hehe? urabona njyewe ibi ngibi nzabivamo?
wa mugore baje kuko yamecuro nyinshi kumbwira ubwo bugamba. Icuro maje kuko yamufura. Shere, ndagukunda n'umutima wanjye wose. Shere, nawe ndagukunda cyane.
iyo ndi kumwe nawe numva mfite umunezero udasanzwe, mba numva twakwigumanira sheri. ahubwo se waretse tukisubirira muri loji hanyuma tukaza gutaha nijoro? Oya sheri, reka ngere mu rugo ndebe uko biriwe, ndebe n'uko bimeze. Okay, nta kibazo. hanyuma se sheri, urumva twazongera kubonana nka ryari? Baba bidatinze umukunzi. Wow. Okay. Sheri, ndumva mfite ubwoba. ubwoba bw'iki se sheri? Mfite ubwoba ko ntaraye mu rugo, ntabwo nzi icyo ndubwira ababyeyi banjye. reka nkubwire ikintu uri buze kuza kubabeshya. uze kuza kubabwira yuko wagiye i Butare mu bintu by'akazi ukajya kudepoza, hanyuma wagerayo bukakwiriraho bikaba ngombwa yuko urara ku mushuti wawe mwiganye kera. Ashira sikuri hatari. Yes. ngiye uko nguko niko najyaga mbeshya ababyeyi banjye kera nkibana nabo, nuko nguko nababwiraga. Sheri, ndakumva sheri. ndagukunda cyane kuburyo numva nta wundi muntu wazambera se abana banjye. nanjye ndagukunda mukunzi, kandi urakoze kubw'amagambo meza umbwiye. Ntawe ngeze mu rugo ntahe. Edi, bitese? Nisa, Ntabwo uzi ibyabaye se? habaye iki se? Anje ntabwo wamenya ahantu ari. Yagiye ku bitaro. Ibihe bitaro? Ku Muhima.
arose umani ni gushaka kumbwira ukuri mpo utazangara ariko ku buryo ugeze amasaha atarataha. none se papa ne umwana w'umukobwa urangije universite njya ku kazi nsige muziritse nk'imbwa ngo atagira aho ajya. kandi ngo kuva muri Kenya yarahindutse rwose, imico yarahindutse. Ejo ntabwo yavuye kazi wambwiye nguki so nubwo agiye kudepoza yagiye gusaba akazi none nyamara wa mugore we ibyo namubwo azaza hano uzafatisha amaboko yombi. ariko papa ne uriya mwana n'uwanjye nawe wikumva ko ari njye ufite inshingano yo kumurera njyenyine. Uvuye warahe icyo ngubaza. nagiye kudepoza utare noneho bunyiriraho kandi na telefone yari yanzimanye sinari kubona uko muhamagara. none se waraye? naraye ku mwana twiganaga twahuriyeyo. Umwana mwigaye wewe ukubisana na kwica bavuze ko ari wagiye gukora mu basore ukara kubashya waryohewe mbese ko kireba. papa ne mwihorere guhana ntabwo ari ugukubita. mbese yenda mbiva amaso ariko ubundi Edi warasaze umuntu wize nkawe koko umugore wawe ararinda byara udahari atari kuvuga ati ngo urahandi hantu uri muri Kigali koko. James ibyanjye ni birebire byihorera nzagushaka dufite akanya twicaye tutuje mbikuganirizeho. umbwire ibikize uri umunyamakosa nta kindi nkeneye kumva iwawe. gusura umuntu w'umugabo wagaragaje igikorwa cyiza cy'ubutwari Imana izabiguhembe. sheri karibu rero. aho isitari ariko rero umpamagaye hari abantu twari dufitanye gahunda ntabwo ndi butinde kubera yuko ntabwo nabicira gahunda. Sheri icyo rero naguhamagariye nashaka kubwira ko ejo nzasubira muri Kenya. no oya
anko yamboneye akazi none nagira ngo nkubaze ngende cyangwa mbireke kuko ndumva ntajya kure yawe pe. ngize amahirwe reka mureka agende azabona ugasanga byose ntabikemuye. Sheri kutavuga okay, nimba ari uko bimeze ndumva wagenda hanyuma ukazasanga nanjye nariteguye tugahita tubana. sibyo se? okay. Fisto, wakwihanganye ukamucyaye mwana wanjye. cyose nta mugati. Fisto, ihangane unywe icyayi sibyo? Papa nazo umubwiye kugurira umugati. Kanarangurira n'ukuntu nzira n'ukuntu ejo yankubise nanjye simukunda. Ngwino Fisto, papa ntabwo kwanga sibyo? ni ukuba wakoze amakosa akaguhana sibyo? kugeza ubu ngubu ntabwo urabona imihango. Sheri ntabwo ndayibona kandi ukwezi kwawe ntabwo kujya guhinduka kandi ntangiye no kujya ngira iseseme. Numva bitoroshye pe. Sheri ugomba gukora uko ushoboye kose tukabana vuba mu rugo bataramenya ko ntwite kuko baramutse babimenye nakwiyahura pe. Oya Sheri, oya pe. Ukuntu ngukunda ntabwo ibyo byose natuma bikubaho. Ahubwo we nyihanganira umpe kuno kwezi ndebe ko nabona amafaranga, hanyuma nimara kuyabona tuzahita tubana pe. Nyemerera pe.
maze igihe natabona papa yagiye. Fisto, papa amaze iminsi ataha nijoro waryamye ariko ntugire ikibazo arahari sibyo? Njye mbona papa atadukunda n'ukuntu abandi bana papa babazanira utumodoka ariko njyewe mbimubwira papa arankubita. Fisto, papa ntabwo atwanga ahubwo nuko aba yagize akazi kenshi akaba atekereza ibintu byinshi ariko humura akamodoka azakakugurira sibyo? ngaho ngwino. Ako Papa Fisto, ubona ngiye bino bintu nzabivamo ko yangutegereje ijoro ryose n'ibindira muri iyi ntebe kandi igihe nzigendera. Sigendera wagiye se waratinze ubyuke mu gitondo hambere ugende kandi wa mugore we reka mubwire muri iyi minsi nutanyitondera nzaguhonda. Papa Fisto, ibyo ntabwo byantungura kuko n'ubundi ntwitinda y'umwana washatse kumwita kuva kera nkaho uno mwana atari uwawe. ubundi si urwana ubona nsa narwo wenda nta nubwo ari n'urwanjye. Uvuze ngo iki? uzagenda urayitwara burundu uza akagusimbura waratinze nk'uko. we Edi, naongeze koko. Sasa magari kabisa. Edi, byuka. Byuka. Edi. Tugende. Ese Edi, ko mbona nta kintu umbwira ubwo kwiyoye ko inzu iri gukura. umva Annette, ndabizi kandi sinabyirengagije ndimo ndakora uko nshoboye kose iki cyumweru kirarangira nta bikemwe. Ni ukuri mbara ukoresha uko ushoboye pe kuko mu menshi aho uzambaza ikibazo mfite mubeshya ko ndwaye umutwe kandi ubwo natangiye kuruka iminsi mike araba yabimenye. umufashere wanjye ugira ikibazo ndabikemura kandi vuba. Sawa rero gerageza. Nadi, nikora zino washyano. Ko mbonye uva hara wiruka. Uvuye he? Wumvirisaga? Narindi. Mvakubwira Nadine. Uranyumva? Urarira kugize ikintu na kimwe uvuga. Uzamenye ko ibyo bikurangiriyeho. Uzagira icyo ubwira papa cyangwa mama. Nzakwereka. Urumva? Bimbese nyine.
James bite amakuru cyane meza agenda yego kuri muri huto rajya hehe Sha James kwe ibibazo byinshi sigaye ngenda ameze nk'umusazi ibihe bibazo Sha James edagiye kunanira asigaye ataye ijoro kandi yanasinze byuka nuko nyine ubu ngubu ndabona ndashaka uburyo nyine afite twakiza amagara mutazatwikira mu nzu niba ari uko bimeze rero ni ugushaka abantu bamubwiye tukazareba amaherezo ye shaka ubu nyine nibyo ndimo niyo mpamvu natawe umutwe kanya nubwo tuzasubira sawa rero mukomeze mwihangane usurize Fiston usayibebye iminsi irimo iragenda inda ya Annette iri gukura kugeza ubu nta mafaranga mfite kandi byanze bikunze ngomba kubana na Annette ariko aramutse amenye ko mfite umwana n'umugore yahita yiyaho ngomba gukora uko nshoboye nkica Ange n'umwana we iriya nzu akaba ariyo nzanamo Annette kandi ngomba kubikora ku buryo nta muntu n'umwe uzapfa abimenya niko bimeze Sedi ni sawa bana James ariko usigaye warasaze usigaye ugenda mu nzira wivugisha koko Sha James ibyanjye ni birebire man kubikubwira byaba ari sinzi kabisa bimeze bite se mbona warabaye ikikorya ariko James ibyanjye bireke man wabikubwira bwakwira bukanaki kereka hari rimwe kuzagushaka tukicara nk'ahantu nkabikunyuriramo gahunda yo tujya gushaka aho twicara ubimbwiye tunywa ka fanta aya hari umuntu umpamagaye arankeneye agiye kumpereza amafaranga kereka buriya kuzagushaka nkabikubwira ubwo sawa nahejo rero ubuse koko nkomeze mbike ibanga ko nitatwite ko kubiceceka numva birimo kunanira mabuja naza ndabimubwira kuko aramutse amenye ko nahishiriye Annette ibanga nk'iri sinamukira ahubwo atinze kuva ku kazi ngo mbimubwire fata amaso njyanire muri dushe yego kandi gira vangiye kugenda kandi
ryaba ngo urikomereho sibyo uzibeshye nzakwereka Edi bimeze bite usigaye mu muryango wawe bigeze aho ngaho James ibyo njya byo byihorere kabisa kuko ubu noneho bigeze ahantu habi cyane. gute se James ngira ngo urabizi yuko nateye inda Ange bigatuma tubana twihuse mu buryo ntateganyije. Mbere yaho hari umukobwa twakundanaga witwaga Annette. Mbere yuko ajya muri Kenya twarakundanaga yaje kugaruka ariko kuva yagaruka nahise numva nanze Ange nuriya muhungu we ku buryo numva na ruriya rugo ntarutaha. Edi numva bikaze bigeze aho wangu umwana wawe bigeze aho ngaho none se uretse gato uretse nitaruye ninde se niwo mukobwa nakubwiraga. mwitaga mu byo akubwira Allo? Ndi ku kazi. Habaye iki se? Okay, ndaje. bigenze bite James nta mafaranga 5,000 ufite ngo ntize uriya mukobwa ngaranshaka. okay Okay James ibindi byose ndibuze kuza kukubwira. ibyiza ni ukuva muri uru rugo kuko tutavuye hano ndabona inzara yazatwicira. ariko se nava hano nkajyayo koko ko nta muryango nsigaranye nkaba nta muvandimwe mfite ubu nihe bancumbikira koko. aha reka nihangane nakira urwaje. Fisto Present. hari ahantu ngiye kujya usigare ku rugo sibyo ndakuzanira bombo komeza ukinira aho ngaho ko ntuharenge. sawa Edi none ibintu birakomeye pe ndabona gutegereza ukwezi bitagishobotse. Ariko se sheri uragira ngo ngire ntego urabona nahita mbona amafaranga aka kanya tugahita twitegura tugakora ubukwe. ako Sedi kuki umubwira ibintu ntunyumve ubu ngubu bamwe mu rugo batangiye kubimenya umukozi wo mu rugo aranabizi usaba n'ukwezi kwasha batarabimenya. Umva sheri reka tuve hano tugende ndaza kuza gukora uko nshoboye nimugoroba ndabuze kuza kuguha igisubizo wenda ndebe yuko twabona inzu tukabana hanyuma tukazajya kwirega nyuma sibyo sheri?
ariko se uyu mugabo kuki akunda kubyuka izi saha? Reka mukurikire ndebe. Fisto! 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 Eddie, wamwica you!